Ikiguzi cy'umunezero, sizoni ya mbere, episode ya mbere. Aline ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 21 na 24. Iwabo ni i Kigali. Ni umukobwa urangwa n'isuku cyane, akarangwa n'ikinyabupfura ndetse akunda gusenga. Kenshi abyuka mu gitondo cya kare agasukura ibikoresho biba byaraye bikoreshejwe mu gutegura no gufata amafunguro, yarangiza agakoropa, hanyuma agahita ategura icyayi cyangwa igikoma. Ni bucura iwabo kandi nawe wenyine usigaye iwabo. Ababyeyi be baracyakomeye, ntabwo barasaza cyane, ariko kuko yatojwe gukora akiri muto bituma yumva ko imirimo yaho mu rugo ari we wenyine ireba. Umunsi umwe rero yatinze kubyuka, ariko bigeze nka saa moya z'igitondo arabyuka, nuko ategura indobo akunda gukoroperamo. Mbere yuko atangira gukoropa yanyoye amazi, ariko ashize akanya gato ahita ayagarura. Ubwo yari ari gucisha hejuru, nyina yakinguye idirishya ry'icyumba cye, nuko abona ibyo umukobwa we yari arimo. Yahise asohoka yihuta, nuko amufata mu gatuza mu buryo bwo kumufasha. Ubwo Aline yari amaze gusa n'urangiza gucisha hejuru, nyina yamubajije ko byamugendekeye, maze undi aramubwira ati, Mama, ndumva ntameze neza. None se wabaye iki mwana wa? Ntabwo mbizi, gusa ndumva umutwe uri kundya cyane ndetse ndumva nanacitse intege. None se ko waryamye nta kibazo mbona ufite, waba wafashwe ute? Ubwo rero ni ukwitegura ukajya kwa muganga. Mama, ntabwo nahita njya kwa muganga, ahubwo reka njye gukoropa mu nzu, wenda nindangiza ndahita ndyama, kuko wenda biraza kumfasha. Ngo ujye gukoropa mu nzu kandi urwaye? Jya kuruhuka, ibindi ndabikora. Mama, erega ntabwo ndembye cyane ku buryo ntakoropa. Mwana wanjye ntugakine n'ubuzima. Jya kuryama kandi niba wumva utari koroherwa umbwire ngujyane kwa muganga. Aline yaje kumvira nyina, nuko ajya kuryama. Ahageze yahise yiyorosa cyane. Nyuma y'iminota mike ariko yahise abyuka yambara ikote ry'imbeho kuko yari ari gutitira, nuko asubira mu buriri. Nyina nawe yahise atangira gukoropa mu nzu, abirangije yoza ibyombo ndetse anateka icyayi. Nka saa yine yasuze icyayi mu gikombe, nuko ashyiraho umukobwa we ngo arebe ko yasomaho. Ahageze yaramubyukije ngo anywe kuri icyo cyayi, ariko ndamubwira ko yumva mu kanwa habishye. Nyina yamukoze mu gahanga, yumva umukobwa we arahinda umuriro. Yahise amubwira ati, Mwana wa, ko mbona urembye wabyutse ukajya kwa muganga. Erega ntabwo ndembye cyane mama, nizeye ko mu kanya gato mba norohewe. Ali, none ubwo waba warishoye muri za ngeso z'urubyiruko rw'iki gihe? Ubwo se ushatse kuvuga iki mama? None si yoboye ibyo bagenzi bawe birirwamo? Ntabwo ndi gusobanukirwa ariko mama. Ndi gushaka kuvuga ko wenda ibyo byaba ari ibimenyetso by'inda. Ariko si ubwo koko ibitekerezo nk'ibyo biba bikwiye mama? Nabura mbikura he? Nyoboye se ko abo musigaye mwirirwa mu busambanyi? Ariko mama, ntabwo ari bose babujyamo. None se ubu nanjye ibyo binkekeraho koko? Nzi ko witonda, ariko ntabwo byambuza guhangayika. None se ubu nzi abo muganira n'ibyo muganira, wenda wasanga ubikora rwihishwa. Mama, rwose mu byo nkekera ibyo ntukabishyiremo. Mwahereye kera mu impanuro ku buryo ndamutse nzirenzeho wenda nkatwara inda, ntakurirwa nza hano rwose. Ubwo wajya he? Nasanga waba wayinteye. Abazibatera se sinumva ngo bahita babihakana. Wamusanga ute kandi yaba yaguteye utwatsi? Mama, rwose ibyo reka tubyihorere kuko ntabwo ntwite. None se yaba ari malariya urwaye mwana wa? Narwara malariya nte, karimo ntaryama mu nzitiramibu. Sinjya mbona hari ubwo usinzira utayimanuye? Ariko se buri munsi? Muri icyo gihe uba utayimanuye, imibu ishobora kukubonera ikakurya. None rero kugira ngo dukomeze tugume mu gihirahiro twibaza indwara urwaye, byuka witegura ujye kwa muganga. Ubize kuko amazi akonje ndayikozaho? Basi mwanshyuhirije duke. Nyina yahise ajya gushyushya ayo mazi, nuko amaze gushyuha abyutsa umukobwa we, maze Aline ajya mu bwogero. Arangije kwiyuhagira yariteguye, nuko ajya kwa muganga. Nyina yamuhaye amafaranga yo kwifashisha yivuza, ndetse amuha n'itike. Aline ageze ku muhanda yateze moto, nuko asaba uwari uyitwaye ko yamugeza ku kigo nderabuzima cya Remera. Bafashe inzira baragenda. Nyuma y'iminota mike barahageze, maze Aline ava kuri moto. Yahise akora mu gakapu gato yari afite mu ntoki ashaka gukuramo amafaranga,
maze mu kanya gato nk'ako guhumbya umusore wari uri iruhande rwe aba amushikuje ka gakapu. Amaze kukamushikuza yahise yambuka umuhanda nuko ahita amanuka mu ngo zari hafi aho. Nyumva akadomo rwa. Aline ubwo yari ari gutabaza avuga ko bamwibye, wa mumotari nawe yari yagiye yiruka ngo arebe ko yabona wa musore, ariko umusore yari yirutse. Wa mugabo w'umumotari amaze kubura uwo mujura yahise agaruka nuko aravuga ati, ibyo ajyanye bereka uko yamaze kurenga. Mana we, ubu se koko ndabigenza gute? Ni ukwihangana rwose. None se uko yamaze kurenga kandi tukaba tutakwiruka ngo tumufate, urumva twabigenza dute? None se ubu ndakwishyura amafaranga nkuye ko ayo nari mfite uriya musore yatwaye? Ibyo byo ntubimbwire. Aya mafaranga mba namaze kuyabarira yose. Wirwanaho uko ushoboye unyishyure. None se ko wenda nari guhamagara mu rugo bakanyohereza ndi, none ukabona na telefone bayijyanye, urumva nirwanaho nte? Rwose ibyo ntibindeba. Ikindi ba ninyishyura ugomba kunyishyura. Ibijyanye naho wayavana rero, rwose ibyo ntabwo bindeba na gato. Ahubwo gira vana igendere kuko n'abakiriya bari kunshika. Ariko se ngire vuba nte? Ngaho se basi ntiza telefone mpamagare mu rugo. Ubu se nayo yarenzaho. Ariko se Mota, ubwo nta soni ufite koko mu by'ukuri? Ngo isoni? Isoni z'icyubwo? None se ugiye guhamagaza umwuka? Si amafaranga yanjye ugiye gukoresha? Ariko mwajye muri ku butesi ko hano i Kigali atatu ufite abatetera. Nakubanza wowe uri mutesi. Akira bahamagara babwire banyohereza amafaranga yanjye. Aline yahise ahamagara nimero ya nyina asanga ntabwo iri ku murongo, kandi niyo nimero yonyine y'umuntu wamufasha yari azi mu mutwe. Motari nawe yarabyumvaga. Motari yahise ava kuri moto maze abwira Aline ati, umva wa mukobwa we, amafaranga yanjye. Itabe ibyo ndahamagara abashinzwe umutekano uyame ku ngufu. Hano tuba twaje mu kazi nta by'imikino. Ubwo abantu nabo bari batangiye kugenda babegera bumva ikibazo bagize. Aline kuko n'ubundi yari yavuye iwabo arwaye yahise yicara mu twatsi twari hafi aho, maze motari atangira kumuhagurutsa ngo amuhe amafaranga ye. Umwe mu bagabo bari bari aho yabajije uwo mumotari ati, ariko se wa mugabo, uyu mukobwa uri kumuziza iki? Uyu mukobwa ndi kumwaka amafaranga yanjye, ariko yanze kuyampa ku neza. Niba baba babona izi moto zinywa amazi simbizi. None se ubwo yawe kwimya ashingiye kuki? Keretse wenda niba uri kumwishyuza mutavuganye. Twavuganye ko ampa 500, ariko bitewe n'igihe maze aha arampa igihumbi. Uwo mugabo yahise yegera Aline nuko aramubaza ati, niko muko bite kutishyura moto wateze? Njye ntabwo nanze kumwishyura. Uyu mumotari amvanye iwacu musaba ko angezaho. Tumaze kuhagera nakoze mu gakapu nari mfite ngo ndebe amafaranga, umusore wari uri hafi yacu aba arakanshikuje. Mu masegonda make yari amaze kurenga hariya hepfo. Nagerageje guhamagara mu rugo ngo banyohereze ubwishyu bw'uyu mugabo, ariko ntabwo telefone yabo yari iriho. None se murumva nakora iki? Ariko se wa mumotari, kuki nta mutima ugira impuhwe ufite? Koko kurumva uyu mwana yanze kukwishyura ku bushake? Ariko se wa mugabo, urambwira ngo nta mutima w'impuhwe mfite? Impuhwe nazijyana muri resitora nkarya. Impuhwe se waziverisa bose? Impuhwe se wazishyura lisansi? Ariko ubwiye uvuga impuhwe uba ushaka kuvuga iki koko? Mu mafaranga 500 yatumye heza uyu mwana ahangaha. Ese muko ubundi warugiye? Narinje kwa muganga. Uyu mugabo ari kukwishyuza kandi unarwaye? Ariko se kuri kumfata nk'umugome, boshye ndi kumwishyuza ibyo atakonsomye. Ndi kumwishyuza amafaranga yanjye, ntabwo ava atayampaye. Aline yari yambaye ikote ry'uruhu. Ubwo rero yahise arikuramo maze aravuga ati, hasi nihagira ungurira iri kote ndebe ko nabona ubwishyu bw'uyu mugabo. Ab'imitima yoroshye byabateye agahinda. Abandi bo bahise batangira kurirwanira ngo bamwishyure. Muri abo hari harimo n'umusore. Uwo musore yahise avuga ati, Mota, uyu mukobwa kurimo amafaranga angahe? Namutwariye 500. Kuba yantindije hano nabyo ndabiha agaciro ka 500. None kandi yantiye telefone. Nubwo atahamagaye ariko yakoresheje umuriro wanjye. Ubwo yari ari gushyiramo nimero zabo yashakaga guhamagara. Muri make ndashaka ko amafaranga 1,100. Uwo musore yahise akora mu ikofi yari afite akuramo inoti ya 2,000 nuko ahereza uwo mumotari ayo mafaranga, maze aranamubwira ngo yajyane yose. Aline yahise yitegereza uwo musore maze amarira amuhunga mu maso. Mu by'ukuri amafaranga 2,000 si menshi, ariko yagize agaciro kenshi mu gihe gikwiriye. Umusore yahise yegera Aline maze aramubwira ati, ihangane ku byakubayeho.
ntabwo nabona uko ngushimira ariko urakoze. Imana iguha umugisha kuko urangobotse. Uwo mugisha unsabiye ndawakiriye kandi urakoze. None se mu rugo ni he? Iwacu naho bita mu izindiro. Ngeze hano numva ko wari ugiye kwa muganga. Noneho reka ngwerekeze ujye kwivuza. Urakoze ariko nta mafaranga mfite yo kwivuza. Humura, nubwo ntafite menshi ariko yo kukuvuza ntabwo ndi buyabure. Ngwino tugende. Burya umutima mwiza nk'uyu wa Patrick si henshi upfa kuboneka. Ese ibya Aline n'uyu musore bizarangirira hano? Cyangwa wenda n'itangiriro ry'ikintu gikomeye? Ntimuzacikwe na episode ya 2. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Samuel Dushimimana, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.